uwo munsi hazozugwa bapfiriye muri we ave mu bituro nk'umucunguzi we basahurira mu ijuru we n'abazaba bari zaba mpari nanje sinzaburayo we ubwo azaza ahamagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo de la cypre de Parima tango lo bande la ka muzamuri mani shubahiro kama ni sadaka na shetani anatoa wala sadaka sio njia ya uzima na pambi ya usijifunde zamuri mani shubahiro Bwana sifiwe ila mugenzi wawe ngo hembuka mwizina gaye we njia ni ba ayi baba we tutaenda mbinguni piga kibodi nisikie baba alonge tamo no manda sakiri bandome katua uba kama si wewe Yesu ningekuwa kama si wewe Yesu ningekuwa tango lo mesangi sanimeta bora unanitoa mimi nikuimbie Esa shimwe ka tubanze dusenga Imana ituye mu ijuru mu buturo bwo mu ijuru habwa icubahiro Mana mugoroba udasanzwe umugoroba tugiriwe amahirwe tugaterana icubahiro n'ikibi cawe kuko utuye mu ijuru turakwingiza muri uyu mwanya ngo uzubane natwe mu kuvuga ijambo ryawe tukumve kandi tukubone gusobanukirwa maze twakira ico wateguye muri uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo amen. Bwana sifiwe. Tubanje gushimira Imana yaduhaye guterana. Imana nihabwe icubahiro. Dushimiye ubuyobozi buduhaye uyu mwanya. Imana baheze umugisha. Hano ni mu rugo kubera kuko turahahora cyane. Twoza badutumiye, twoza batanadutumiye. Ariko mu gihe badutumiye Imana baheze umugisha. Ubuyobozi bw'itorero nabwo ni inshuti nguko nabo n'ababyeyi bacu. Igihe dufite umwanya twobita baduhamagaye. Mwese muri rusange abaje guterana Imana baheze umugisha. Mwegereje abavandimwe baturutse Bugande bashaka basenga Imana baheze umugisha kubera kuko ni byiza kubana namwe. Daudi yaregiye mu ivuga butumwa Goma nawe turakwegereje Imana guheza umugisha. Arakaririmbo kanje mu baheze Fred mikoro cyangwa se shaka narindi kuri moto mvuye ahantu kabeza ngiye mu mujyi kanza kagera nawe ndakagarukana ngere hano mu kanisa gakomeza kuza natereka bakaririmbe nitumara tuganira ijambo ry'Imana. Kwa manza futamere umutima waka niko Yesu manza futamere umutima waka iko Yesu yambe ukwamazi futamere umutima iko Yesu niko Yesu yambe oh ukwamazi futamere umutima iko Yesu oh ukwamazi futamere umutima iko Yesu oh nubuhi bwoko
Nuhembo kofite mana yabwiruma Kuiteka Hallelujah. orana mutima wanjye imama ukwamazi kutsamerera umutima ko Yesu ai ukwamazi kutsamerera umutima ko Yesu Hallelujah. Hallelujah. Kindi gitero kiza kivuga ngo nahora Ganja kwiribage ariko sishiri aye nahora kwiribage ariko sishiri aye nahora ariko sishiri aye ukwamaza kutsamere Tamba zela riba tokina riba donde zala riba tosi ai ukwamaza kutsamere niko Yesu Hallelujah. Hallelujah. Bwana sifiwe sana. Curanga akanya gato nitumara tuganira ijambo ry'Imana. Mbona ngambo kama bahari mkono wa Bwana watuzunguka. Kuna bahari mkono wa Bwana watuzunguka Mbona ngambo kama bahari mkono wa Bwana watuzunguka. Kuna bahari
mwike hasi Mana waheze umugisha Bwana sifiwe nabwiye Dawudi igihe twahuye ndamubwira ngo nabyukanye umutima w'ibyishimo ariko numva umutima wanje unezerewe Bwana sifiwe tugiye kwigisha hasigaye iminota mike ngo saa 3 zigere Pastor yagiye naringiye kumusaba uruhusha ngo atwongereho buke ariko abayobozi mu ndebe ndatangira kuko umunezero mfite nogeze sazi kandi kimenyimenyi n'ikimenyetso kigaragaza kuko mfite umunezero n'umwuka ni mupime tugeze saa 4 nta bantu bataha uko nakuri yavuze uyu muririmbyi ngo kwamazi avayo umutima wakomeretse aravuga ngo niko Yesu yambereye aravuga ngo nahoraga nje kwiriba gisi ariko kanywa nijoro hagera nkumva inyota nkabyuka nkamwa ariko nta munsi nigeze nshira inyota ariko umunsi nanyweye kuri Yesu Kristo zamurira Imana ishuba haleluya atukusi amen Kongomani afata Bibiliya dusomere mu gitabo cya Yakobo nimara Dawudi ankorereho mwicare mbiyegereza sigitangaza mbwirije iminota 5 ta minota Yesu yasize avuze Imana yokora igitangaza siko bimeze gitabo cya Yakobo ibice 2 ku murongo wa 2 ngaho nkubitiramo yacuranga yareba ijambo ry'Imana Bwana sifiwe amen uze kunyemerera mikoro yanje izamure mfite ijwi rigufi soma ba ni Yakobo gice cya 2 murongo wa 2 Bibiliya ijambo ry'Imana iravuga ngo aho nihagira umuntu uza mwiteraniro ryanyu yambaye impeta y'izahabu uza mwiteraniro ryanyu yambaye impeta y'izahabu n'imyenda akataraboneka n'umwenda uhenze ku isi usohotse bwa mbere akinjirana umukene n'umukene wambaye ubushwambagara namwe mukita kuwambaye umva neza risha na Napoleon namwe mukita kuwambaye imyenda yakataraboneka namwe mukita ku myenda y'umuntu wambaye imyenda yakataraboneka mukamubwira muti wicara hanga heza naho wa mukene mukamubwira muti naho wa mukene mukamubwira ngo weho
hagarara iriya cyangwa Ijiriya, wicare munsi iriya y'agatebe baguseseke munsi y'agatora subiramo iryo jambo neza mukongoma yego naho wa mukene mukamubwira muti weho hagarara iriya cyangwa wicare munsi y'agatebe k'ibirenge byanjye munsi y'agatebe ka pilote kubera kuko we yambaye neza wewe ja munsi mwakire neza ijambo ry'Imana. soma igitabo cya Habakuki nabi Habakuki Zakariya Mariko biregeranye gutyo ugiye kugera kuri Matayo mutaja gushakira muzahishu bice bitatu murongo wa kabiri Bibiri ijambo ry'Imana riravuze ngo niduzabasha kwihangana Habakuki sorry nasomye Maraki sorry biraturanye wa mugabo yaravuze ngo ibibazo Yobu yagize ngo yabitewe n'umuturanyi Zaburi 3:2 Uwiteka we numvise inkuru zawe zitera ubwoba Uwiteka we hembura umurimo wawe hagati muri iyi myaka muri 2024 hagati yo muri iyi myaka ujye no mwaka turimo ujye umenyesha papa mu burakari wibuke kubabarira komeze hose subiramo tuzamura Imana ibiganza yeme uko abatabizamuye ko nambona benshi ntanazo mufite haleluya Bibiri ijambo ry'Imana yavuze ngo Uwiteka we numvise inkuru zawe nimesikia habari zako nikasikia uoga nikaogopa sana Uwiteka we hembura umurimo wawe hagati muri iyi myaka hagati muri iyi myaka uje umenyesha uburakari wibuke kubabarira dukomera ijambo ry'Imana mushi soreza muri Luka ndabasomera Bibiliya yose soreza muri Luka ibice 10 umurongo wa 2 mukozi wangu ni mwamba bora Luka 10 no kuri 2 10 kuri 2 arabwira ati arababwira ngo ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake mwige nyiri bisarura nuko mwinginge nyiri basarura nuko mwinginge nyiri bisarurwa yohereze abasaruzi reka nsubiremo wa sinza kandi ukanciye mu maso izina rya Yesu arababwira ati ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake nuko mwinginge nyiri bisarurwa ngo yohereze abasaruzi mu bisarurwa bye amen icara natamani sana kwenda mbinguni sana kuwa pale juu natamani sana kuwa pale juu hivyo nitamwona Bwana Yesu natamani sana kuwa pale juu tuzamura Imana icyubahiro haleluya
umurimo wawe muri iyi myaka. Kumbuka na kanisa lako, na tena tuko siku za mwisho. Uwiteka we muri 2024 wamanituye mu buturo bwo mu ijuru. Nikumbuke Baba. Tena kumbuka kanisa lako. Paulo ngo aje gusoza urugendo rwiwe yandikira Timoteyo aramubwira ngo mwana wanje, ihuta uzoza kunsura, uzoza n'umwitero nasize iyo ngiyo, ngo uzoza n'ibitabo nasize iyo ngiyo, ngo ariko cyane cyane ngo uzoza n'ibitabo by'imbu. Amubwira aho azaca, aramubwira ngo uzirinde ba Alexandre abacuzi b'imiringa bangiriye inabi, ngo kuko mwiburana ryanje rya mbere niwe wandeze. Aramubwira ngo ngo uzomwirinde, ariko wihute kugeza aho amakuru y'umurimo ko ndagenda. Undi Pawulo ahanda aho yavugiye umurimo, Timoteyo wa mbere, Tito na Timoteyo wa kabiri, niho yavuze umurimo w'abakozi itorero ritubarizwamo. Soma igice cya mbere cya Tito murongo wa 6. Yaramubwiye ngo Timoteyo we, umuntu uzafata inshingano mwiteraniro Tito, aramubwira ngo azaba ari umugabo ugira umugore umwe, ngo kandi afite abantu umuhana wose wizeye. Anti-fraud. Icyakabi ngo azaba ari umugabo udakubagana, angwa adakorakora. Uwo mugabo uzomuheza igiti mu ikanisa. Ufite abagore bangahe? Ufite abana bangahe? Umukozi w'Imana Habakuki yongoregwa n'Imana, Imana itangira kumuganiriza. Usomye igice cya mbere cya kino gitabo, Imana itangira kuvugisha Habakuki imubwira amakuru. Yaranditse aravuga ngo Uwiteka we, nzataka ngeze ryari utari kunyumva. Buri gihe uko ngusenze ngo uzunereke intege zacu, ukatwereka uko bigiye kuja muri Gehenamu, ukatwereka uko tugiye gupfa, ukatwereka urupfu rubi. Aravuga ngo nzotaka ngeze ryari utari kunyumva. Muri kino gitondo numvishe pastor, numvishe umwuka wa Eliya amanuka muri njyewe. Kandi umwuka wa Eliya n'uwifuhe ry'umurimo w'Imana. Uko n'ukuri kw'Imana numvishije umwuka wifuhe ry'umurimo w'Imana. Alex agerana ku gice cya 3 arandika aravuga ngo Uwiteka we, Bwana sifi. Amen. Hembura, 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 hembura umurimo wawe wamanituye mu ijuru we. Abisi tuzatwibesha ngo umurimo amount akamagagara, yayobora ikorara akamamera gutya, yayobora ministeri akabigiti, yayobora paruwase zibiri yagiriya 3 kabarondo akazagenda gutya. Nyiri umurimo arahari. Aravuga ngo hembura umurimo wawe muri iyi myaka ya nyuma, imyaka igoye, imyaka irukije, imyaka ikaka, imyaka iremereye. Ntabitangaje gato ni gute abantu boza gutera n'undi akiba telefone mu kanisa, ko barabyiniga sirimba ukanezerwa, batanga amaturo ntayuze utanga, baririmba hejuru ntazuze ukora, ugacunga telefone z'abandi ukazitwara. Mana ituye mu ijuru, uhembura umurimo wawe. Iyo hembura umurimo wawe. Umuntu ari mu kuva mu iteraniro akagambanira undi agafungwa imyaka irenga 5, kamwambika amapingu bari mu materaniro, akagambanira undi pastor akamushirisha muri gereza, bari basenga Imana imwe bicaranye ku ntebe imwe. Habakuki aravuga ngo Mana we, tangu numanda ribe, hembura Mana we, reka kwita ku by'inyaka, reka kwita ku bisi, igangane papa, urengera umurimo wawe kuko n'ubundi warawufiriye. Dio Aravuga ngo hembura umurimo wawe. Imana yo mu
ijuru niyo mpamvu isi yateje intambara abantu batakijamera ko n'Imana ikora imirimo n'ibitangaza gato aho wasengeye ntubone Imana ikora imirimo naratangaye kuri kw'Imana tugeze mu minsi ya nyuma ubwo abantu basigaye bapinga ko imbaraga z'Imana zo kora igitangaza ubwo mutangiye gupinga Imana ubwo mutangiye guhakana Imana ubwo mutangiye guhakana imbaraga z'Imana mukemeriza abaso n'abanyoko n'abaso wa kwa rizo zikomeye karibu Mungu wako karibu kurudi yapiga hodi kwangu mgeni yafika ndio niyo mpamvu karashize zarashize abani bo batubanjirije cyo mu gihe canje mpereyo maze kubona imirimo n'ibitangaza Imana yakoze kweli nabonye aho Imana ikiza umugwayi nabonye aho Imana yirukana amapepo nabonye aho Imana ikora imirimo n'ibitangaza bana ivyo nuvanya abandi ivyo nabonye titwari kumwe igikondo mu gitera ta mwana twasengeye wabaye paralize tiyahagurutse ntiyagiye ubushize ntibadutumiye baje gushima ko murahakana imbaraga z'Imana Uwiteka we hembura umurimo wawe ugeze mu kaga kubera impamvu ugeze mu kaga umva uko Yakobo yabwiye 12 yarabwiye amatorero 12 ya Isiraheli inzu 12 arababwira ngo umuntu naza Bwana sifiwe amen ngo akinjira kwirembo yambaye impeta nziza ihenze y'agaciro ngo akazana n'umwenda wakataraboneka ngo yamara kinjirana n'umukene ngo muzofata umeze gute siko bimeze uzopime hano uze wambaye costume urebe ko wakwicaza inyuma uzitwaze kontake n'ubwitaba yavuze ngo abantu nibarangiza umukire niwe ngo bazitaho ngo bakamwicaza ngo bakabwira wa mukene winjiranye nawe ngo bakamubwira ngo weho hagaraririya siko amatorero meza y'iki gihe nuko turi mu kubivuga intambara zikaba abakire bose yo foroda yonwa yogira abagore intebe yiwe ntawuzu yicara ibahanga wicare hano ariko mu ijuru hakika ya Mungu nzokuja imbere uzicara hano ntakibazo ndihanganira iminsi yo kwicara inyuma uzicara hano kubera kuko waparitse V8 wicare hariya kubera kuko inzu ya etage yuzuye wicare hano kubera kuko ariko nanje mu ijuru utayenda nyuma utayenda nyuma bitakete imbere ya Mungu azambwira ngo urakaze neza mugaragu wanje wakoze neza mu gihe cyabo bababwire ngo nimumve imbere mwabivume mwe Bwana sifiwe sana aiwa mana we tabari torero rengera itorero ibuka umurimo wawe niko Paulo yabwiye Tito aramubwira ngo bavuga yuko bazimana ariko bayihakanisha ivyo bakora rengera umurimo wawe mana rengera umurimo wawe umuntu yovuga kurubuga akavuga amasaha 12 yapinga imbaraga z'Imana abo ni bande zazuye umwana we yayi Yesu Kristo yarazutse baramubwiye ngo nikuki mushakira umuzima mubagize gute mubapfuye yabiririmbye neza shaka uwo munsi hazozugwa bafiriye muri we ave mu bituro nk'umucunguzi we basahurira mu ijuru we n'abazaba bari zaba mbari nanje sinzaburayo we ubwo azaza ahamagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo de la cipre de Parima tango lo banda la ka muzamuri Imana ishubahira n'ijuru tagitabo cy'abatunza amamodoka kizohaba n'ijuru tagitabo cy'abafite ama etage n'ijuru tagitabo cy'ababyaye benshi oya n'ijuru gusazoje mu gitabo cy'abatunganye umwezi inzira zanyu zo kwera no gukiranuka disima karibisha njia yako haleluya wazitwo kwera no gukiranuka ngo bandu imiti bazayica jumeri ijuru hafi kurangiza urugendo rwanjye asigaye gato maze mbone
bamenye ko nagiye kwa data. Ibi ntabwo twabyinjiyemo ari ugukina, hano uko twabyinjiyemo twarabuze aho tuje bituboname. Kuko nzambuza numva umunsi umwe ubwiza bw'Imana muzamukanye pasi kamase nturangiza gukunda hari uwo kwandikira umugore gwandiko kamubwira ngo uzoreba abana neza kandi muzokurikiza inzira ya se yaragiye. Ngo mwijuru bisharanye amatsiko maze bahora bishuza Imana bakayibaza ngo bamukongomani bari he barekisi bari hehe ba pilote nabo baraha bazicaza bazotugeraho ryari nayo matsiko abamarayika bazabishuza Yesu buri gitondo niryo deni nababamba akababwira ngo nangoje yatu kuna wengine kandi ngo igitangaza ngo nitumara kugera mu ijuru tuzokora defile de monde kandi ngo tuzorya tuzagabagurirwa neza. Ugitangaza ngo Yesu nuzo abudusu protokole w'imitsima ibiri zivuga igitabo kizakozwe n'intu Stefano mukuru n'ubusa buri mu gikoni batukaburiye. Nibwo Imana izaba yatubwira ngo pole ndugu mumeshoka safarini kwe shida nyingi mmepata katika safari pole ndugu. Haleluya. Tuzamara igihe turi kumwe na Yesu adupimira imirimo we ariko igipimo cha Yesu ye. Hembura umurimo wawe Mana we, hembura umurimo wawe, hembura umurimo wawe, hembura umurimo wawe mu basore mu bapapa mu bamama mu bakobwa, hembura umurimo wawe. Waombezi wa siku hizi wanabii wa uongo tabahanuzi bari mukubesha kazagereka ikintu kukindi atari hana nakijya cyambera akagereka icyakabye. Mwandisi yaravuze ngo iratuzi sina mazina yacu. Konukuza gitangaza kiraje Alexis kiraje Imana nukuri ntizobara abo tweretswe nabo twashamburiye izobara imirimo y'Imana twakoze ndio izobara gukiranuka kwacu izobara uri mu kurangiza gusengera umukristo wamaruka mutereta ukarangiza gusengera umukristo wamaruka ryamana nawe. Tikutu umuntu yoragira intama kazonesha ibintu byarayishwa zashitse mu kabinjiro uri mu kusanga umuntu gusa mukamina takiva mukamina wacha ugasanga umuntu ari mukamina wacha ugasanga umuntu ari ututumina nutwiki. Azaza basha tumwamone ibi byose mwamukora azuza n'umugabo wasezeranye isezerano atazokukaho yarasezeranye yasize byabigishwa arababwira icyambere zobohereza umwuka wera ariko icyo zogaruka nje kujana itorero ndio ubikunda uzemere wige cyane cyangwa ureke urye cyane cyangwa ureke usenge cyangwa tusenge Yesu Kristo azose ko murumva mw'abakobwa usige rabero cyangwa uyihorere wambara imyenda myiza cyangwa mibi Yesu azoza atitaye kuri rabero tazita no kuri fondote wisize azita kuzo wakoreye mu nzu y'Imana azogusiga hano usigarane na fondote. Aje kujana itorero we oya ntibigitize Uriya ndamubona oya ntibigitize Uriya ndamubona Uriya araje ariko bwana sifi mureke mvuga kandi gatoya ko ndumva ko iminsi yanje kiragenda igira bwana sifi. Haleluya atukuze amen. Tangane pastor we mbabarira gato mbabarira muzongere kuntumira undi mwaka ariko nanone ngiraho mbasisi bwana sifi we amen. Hembura umurimo wawe Mana, hembura umurimo wawe. Umurimo w'Imana wabaye kanjenje nugukinaje abarusha bose dore abo bari mu kuruhukira ariko imirimo itari yo kuruhuka kwa Yesu Kristo imanza zose ngaha niyege wabonye itorero rijana urubanza muri leta niyo wabonye
itorero rijana urubanza muri leta pasiteri akajana mugenzi we muri leta gufunga ubundi kera kose leta yageza yirukira itorero ry'Imana rigakemura imanza rigasengera ibibazo by'igihugu rigakemura ibintu byose ariko ubu nyine ikibazo kigeze Mana ishimwe naduhaye leta nziza zimenya gukemura ibintu nizigende bakingirana ibu nayo zisa na mwuka wera iri mu gukemura ibibazo neza cyane yigende ireba izozuza ngo nyibwira amakuru itorero umuririnzi azaje kuragundi yememe itorero ry'Imana abantu dusigaye turwanira ha nogira ishari rya Dawudi wavuza senti nogira ishari rya Mukongomani wateye indirimbo namara kavuga ngo ko ndaje mu ijuru Uwiteka we hembura umurimo wawe kandi hari bamwe bamaze kubibikange muri twebwe akibwira ngo yaye ngo ataje ngo umurimo w'Imana ntiwo kubakika n'ukuri kw'Imana umurimo w'Imana uzubakika mu gisekuruza cyane wigeze ukurikira neza usanga hari wafiri itorero none kuri mu kwa mugagara kama ni kuimba na shetani anaimba sana wala kuimba sio njia ya uzima nakwambia usijivune kama ni sadaka na shetani anatoa wala sadaka sio njia ya uzima nakwambia usijivune samurima nichubalo Bwana sifiwe bila mugenzi wawe ngo hembuka mwizina gae we njia ni ba baba we tutaenda mbinguni piga kodi sikie baba alonge tambo mama sakiri bandome katua oba kama si wewe Yesu ningekuwa kama si wewe Yesu ningekuwa umenitoa mimi nikuimbie umenitoa mimi nikuchezee umenitoa mimi nikuimbe umenitoa ili nihubiri Pangolo matimeta Bwana sifiwe. Hii pastor Jacques Wembabarira. Arwosabira imbabazi mu kanisa bakazimwima. oya Samuri Imana ishubahiro. Bwana sifiwe. Uwiteka we. Hembura umurimo wawe. muri twebwe ayavuze ngo muri no myaka ya nyuma papa uko nukuri muri no myaka ya nyuma museve Uwiteka nahembura umurimo wiwe Uwiteka nahembura niyibuka umurimo wiwe ibintu byose twabigize guki takikiba mu muco ikintu cyose cyagiye mu mwijima kurumva papa senga Mungu atarudi habinu ntacho haba tana manimwe yosiza Yesu Kristo kuza tayo tibishoboka inama paka numwe woba bofunga ngo Yesu Kristo areke kuza tagikogwa na kimwe kizatuma Yesu ataka Yesu azoza Bwana sifiwe Eliya aravuga ngo ku musozi w'Ikarumeli nimuze tuje kwerekana Imana nyama itorero ry'Imana ryari rimaze iminsi rigira amatiku n'intambara abantu babapinga imbaraga z'Imana Eliya arababwira ngo nimuze tuje kwerekana Imana nyakuri aravuga ngo Imana izasubirisha umuriro ngo iyo niyo Mana Bwana sifiwe amen ibyo nizo bihe natwe tugiye kwinjiramo ba papa piro mukenyere tuje ku misozi imihani tubure abaturanyi batubure bazabibaza iyo bagiye zumubwira ngo nagiye ku musozi
tuje gushaka imbaraga z'Imana mu vuba. Eliya kuragira ngo impamvu yabajanye ku musozi wa Karumeli yonyine niki uzosome bibiri ngo yarahagira amata 100 ku musozi wonyine wa Karumeli wonyine amata 100 isengesho yasenze yatwaye amasegonda 16. Mana ya Ibrahim, mana ya Isaka, mana ya Yakobo. Ariko ijambo rizani nezeza yageretseho yaravuze ngo Mana bimenyekane kuko ndi umugaragu wawe. Wiyerekane zane mu bantu kuriri Mungu we. Ai nani mukozi wawe we. Mungu we. Muriro kwa rurema. Wanashonoka we. Wanashonoka. Muriro kwa rurema. Wanashonoka. Naringiye gukubita imugeri hano we. Bonane timbere yanje. Desima. Imana izo gushira inzira usanga umugore. Ariko mu ijuru ntazo kudekara. Yememe narenganire n'umuntu ambwira ikibazo afite nagahinda n'umubabaro ariko ye wengine wamevunja ndoa wewe wavunja nyumba za wengine wengine wapokea nusu komera banda solome katikiri banda bangalo banda yakitema lomba lo walo urugo ruri mu gusenga kari mazameza abiri urugo ruri mu divorce mu kuba meza abiri pastor ataranagera no kuba Kristo agasanga kera baratandukanye itorero ritarasura umukirisitu bagasanga ke ibintu byaragabuye agira ibase yiwe agira igikombe ciwe ibintu byaratata hembura manu muri yaravuze Mana impuwe n'urukundo tabariki itorero kutugeze mu bihe bibi Paulo yavuze urufuka isi yashize umuriro watsi divorce yameza atatiba cyangwa wabonye divorce y'umuntu wazaye ufite abana batandatu igitangaza cyabaye mu isi ugasiga abana batandatu mu nzu ukaja gushaka ariko mwabahungu nubwo Imana yayibacira inzira mugashaka hanze genza uruzubaza uyu mukobwa ngo yaje kugira uta yego iki kiri mu kuba kwe isi ya none yatwizingitiye yatugiza agapapuro yayidutegeka dunia watupereka wapi umuntu w'umuhungu w'imyaka 25 azatereta umugore w'imyaka 45 agamije iki ma hembura umurimo tabari itorero ryawe papa